Okoyeni ni Buterandu. Buterandro. Harimo Rage, Eh, Nshuti Innocent. Rage ni umukristo we, siko numiwe. Indirimbo yaje nawe kubijyamo nyuma, ariko icyo gihe yarasengaga, naramubonaga yarasengaga. Yavuye i Kigali asigaye akambakamba, yavuye i Kigali atakiva ahantu. Yavuye i Kigali ndavuga i Kigali bamukubise akanyegerezo. Rage ntabwo yari akiva ahari, wallahi ntabwo yari buriya Imana yaramutabaye. Hari ukuntu Imana igutabara ikavuga ngo reka ngutabare. Rage ntabwo yari akiva ahari. Abandi ntabwo bamenyaga uko icyo Rage yabaye. Bari baramukubise icyotezo. Mugunga ari muri groupe y'abantu basenga Avani Andeondira nababa peti barabazamuye Basti ba prince man. Aniseti wa mpeti wavuye mu kademi wacaga ku ruhande nawe. You bringing my Bari benshi mom? man. You bringing my mom's too? Ariko umuntu abitegeka man Steven na Bigel. Yeah. Steven namuzi. Steven namuzi. Ntaribi. Mukiti manager. Steven ndamuzi. Yaranagarutse baramugaruye ejo bundi. Yaragarutse baramugaruye. Urumva anta ye nagize chance buriya kugira menye ibintu byose kandi ntajya muri icyo cyumba cy'abantu bakoresha idawa. Nagize chance zo kubana na Rwabugiri Omar mu cyumba. Uko no muri Mukura niwe nabanagana nawe muri lokali. Muri ape n'ubundi twakomeje kubana muri chambre kumwe nyina abakinyi umuntu ahitamo uwo bazabana. Omar rero ibintu byagiye bimubaho byose n'iby'abanyamakuru. Omar buriya mwamwiciye kariyeri. Ntabwo twayimwiciye. Ntabwo twayimwiciye. Yayiciwe na match ya Gor Mahia. Ni abakinnyi buriya ntabwo batsindisha. Kuki kariyeri yabo bitarangira? None se Alexis, icyo abanyamakuru bavuze kitari cyo kuri Rwabugiri ni. Birashaka byose ni Omar wabitsindishije. Kuki mwatatse Omar gusa? Omar zirahari nta abantu barimo gukina muri axe nta makosa bakoze. Omar yaratitiraga n'ubusanzwe. Omar yabaga atitira. Oya n'ubusanzwe Omar yabaga atitira. Omar yabaga Rage. Omar n'ubu mushyire baro ku kirenge abatitira Alexis rwose abatitira mwe baro ku kirenge. Omar atagiye mu bihe bibi anta. Ntabwo navuze ko Omar atagiye mu bihe bibi kandi mu bantu bamuganirizaga kuko narabibonaga mu mutwe tayari ko yangiritse. Itangazamakuru ryaramwatakaga afite pressure ya ikipe nini noneho yewe ni n'ubwa kabiri yarayigarutsemo. Urumva yarayigarutsemo nk'umuntu umaze gukura noneho ugiye gutanga ibye byose. Njyewe impamvu nabivuze Omar ntabwo nashaka kumentioninga wenda ngo mvuge ibintu byinshi ariko ikintu cyari gitumye muvuga ni uko ariwo wamaga amakuru y'abantu baba muri cya cyumba. Ubwo nawe ni injajwa nyine Gute njyewe Omar turi gutya ntabwo ushaka kudutandukanya n'ubwo yabaga mu cyumba cy'ibanga. Icyumba cy'ibanga nuko nabanze ko wowe ugiye kugira Omar nabi nkabimuhisha nawe rero ntabwo yanyisha ibintu byose iragurupe yamvugagaho. Yari ameze nk'inteko Rage, yari ameze nk'inteko ya Alexis. Yari ameze nk'inteko yawe. urumva anta Omar ibintu byose yarabimbwiraga ntaceceka. Ntabwo najyaga ngo mbitangaze ngo mvuge bano bantu barambangamiye n'iki. Inshuro nyinshi banyatse amafaranga turi muri bisi ngo nzane ngo tugere i Nyamirambo ngo barangije kwishyura umuganga ngo
turi muri bisi dusigaje iminota 30 ngo tugere kuri stade dukine match bro banyatse amafaranga inshuro ntabara narayabimye uko bakomeje guhatiriza nanze kujya muri kiriya cyumba ariko bakomeza guhatiriza ari match noneho bagiye bitegurira ubwabo match twatsinze Rayon Sport abapeti baremeye bashora menya barashoye n'amarekritema yabo kugira ngo match igende uko babishaka nabwiye ibi bintu murimo nabibatanzemo uburozi muri kubona njye nabukozeho mbere yanyu ibyo mubireke nta mumaro muri gutakaza amafaranga yanyu y'ubusa ariko njyewe baragenda uko bavuze ngo ndi indiscipline uko babijyanaga hejuru bavugaga ko n'ubundi ndi indiscipline kubera ko ibintu byabo nanze kujya muri groupe yabo ako se ni gute umukinnyi akina sezo zigera muri 8 akaba atizeye ubushobozi bwe agashaka mu wundi muntu ngamufasha agufasha iki ufite amaguru Imana yaguhaye Imana yo gukina umupira umuntu aragufasha iki bro ibyo bintu ko biteye ubwoba mu Rwanda ko nzi ko nta kipe yajya mu kibuga idafite inazi ko abakinnyi bose bo mu Rwanda ku kigero cyo hejuru babyemera benshi ntago ari bose nawe ndavuga umubare mwinshi nabemera inazi umubare mwinshi bijyamo ndabyemera ariko hari n'abatabijyamo ego sinakubwiye se abo nabonaga batabijyamo nguyuraga hano nawe namuvuze ntago nigeze mubona ajya muri icyo cyumba niko njye buriya mfite experience yo kuba narakinanye n'abakinnyi bakuze bakennye kubera ibyo biboro ni nayo mpamvu ntigeze mvuga ngo nzabikoraho nzatanga amafaranga yanjye umuntu amfashe kuko wenda nanjye nari kubijyamo kuko nanjye hari igihe kimwe najyaga ngeraho nkagira sezo mbi nkumva uko abatoza benshi bo mu Rwanda hari ukuntu baza bakakubwira ngo reba uriya mukinnyi ngo wamurushaga umupira ngo none reba ahantu ageze ngo yaragusize ngo ibiki n'ibiki garahamagarwa mu ikipe y'igihugu we nuhamagarwa ngo ibiki n'ibiki ngo nudakura igitambaro mu maso ngo nta kintu uzageraho umutoza ugutoza ngaho nawe nyumvira nyine neza ubwo urumva ikibazo atari abatoza ikibazo wari abakinnyi ikibazo cyo mu Rwanda ikibazo cy'umupira wacu wo mu Rwanda umuntu avuga ukuri bakumva ko nyine hari nta bindi ngamije njyewe ngamije kugaragaza ukuri abantu benshi banga kuvuga ukuri kubera ko wenda ngenda byumva baracyari muri kariyeri ariko njyewe kariyeri yo mu Rwanda narayisezeye ariko ngomba kuvuga ukuri nta kintu byamarira kubigumana kuko njye biranambabaza kubigumana mu mutima wanjye ko ruri mu bakinnyi bababaye pe ndabyibuka ko hari igihe nigeze kuza kugusura nabimaranye igihe nigeze kuza kugusura cya gihe uri Kicukiro wantuye agahinda ndavuga Alex yarababaye pe cya gihe naje Kicukiro wambwiye ibintu byinshi numva ngize ubwoba kuko uri umwe mu bantu burya batanga ubuhamya bwinshi sinabona ko ibi bintu bizanakemuka Alex sinzi ko bizanakemuka sinzi ko bizanashira ntabwo ndi kukumva w'imyutinzi yego bari kumamagariramo aragushaka iki ubu baragushaka iki gutyo umuntu aba ari live bahita batangira kuguhamagara kuki bataguhamagara utari live gusa ibyo bose ntabwo bino biboro bishobora gushira none se Alex Adiri we mwapfaga n'ubundi buryo bishobora Adiri we mwapfaga iki Adiri
Brari mu batoza nanjye twagiranye ibibazo cyane muri media y'u Rwanda, buri Adiri twagiranye ibibazo. Uzi ko Adiri twatakanaga buri munsi. Adiri yaranyatakaga buri munsi. Nanjye najya kuri mikoro nkavuga ebana ni pereka. Niba ari umutoza nabonye wari ugoye, Adiri arimo bro. Ariko akaba yarazi gutoza, buri akaba yarazi gutoza buriya. Adiri ari mu batoza njye nawe nabo bazi gutoza. Ariko bagoye kandi bafite pressure, bafite nicyo gikundi nakubwiye cyakoranaga na Adiri buri mu nimba dufite match cyasigaranaga na Adiri ku kibuga buri gihe. Utambwira ko Adiri yemeraga inazi nimba umuntu watinyaga uburozi ni Adiri. Ntabwo yabwemeraga. Sinzi nimba njye byari byaranyobeye nimba yarabwemeraga nimba sinzi byari byaranyobeye ukuntu hari ukuntu yatinyaga uburozi nk'aho abwemera. Hari ukuntu umuntu ubona atinya ikintu ukabona asa nk'aho yemera ko icyo kintu gikora. Niko namubonaga. Ariko Adiri nta kibazo twigeze tugirana. Ariko nanjye ikintu yambwiraga ngo nimba tayari mu mutwe ngo ikibazo cya nimero 6 gihari ngo mu gihugu ngo kizaba kirangiye ngo ko ngo hari ibintu mfite mu maguru yanjye ngo abandi bakinyi badafite. Uriko akambwira ngo akarushaho gukinisha amaguru yose ngo kandi hari amakarito ufite ngo abandi bakinyi badafite. Bakirirwa bankoresha inama. Uriko rimwe na rimwe nkafatira ikapu ngataha bro. Njyewe narakoroganye nagezeho nkajya nkorogana mbishaka kugira banyirukane ngende kuko ngenda bizi ko n'ubundi nibo bari guhomba. Ntabwo bagomba kuko wenda mvuga ngo nari umukinnyi ukomeye ngo ikipe yari kubihomba kuko apere yatunze abakinnyi bandenze benshi. Ariko bari guhomba kuko bari banyishyuye amafaranga menshi ya recrutement kandi nari kugenda ntayakiniye ntayakoreye. Urumva rero njyewe nabaga mpagaze ku kuri wenda nta muntu wo hejuru waje ngo ambaze ukuntu ibintu bimeze. Ndaje ntaribe. So woni Nkomezi Alex turi kuganira tubwira iby'urugendo rwe. Urugendo rwabaye rurerure. Twaraganiye rwose arambwira ati numva rwose yarigiye nzirekura nkavuga bimwe mu bintu nawe nabyo biremereye muri kariyeri yanjye. Ni umukinnyi wagiye afatwa nk'umukinnyi udashobotse ariko mu kuri ntabwo ikibazo cyari Nkomezi. Nawe ubwe ngira ngo yagiye agaruka kuri byinshi cyane byagiye bimubera imbogamizi muri kariyeri ye binamugiraho ingaruka. Turaza kuva muri kariyeri imburagihe nawe atabishaka. Si nawe wenyine ni benshi bagiye babigarukaho. So rero tuzajya tugerageza kugenda tubigarukaho. Tuzajya tuganira n'abantu batandukanye abakinnyi bagenda batubwira uko babyumva, ese barabibona gute, babyumva gute byinshi cyane. Uyu munsi ntacyo nishinja nta n'icyo mvuga ngo uyu munsi ntabwo akiwukina Nkomezi. Ndabona hari urimo kwibaza ngo Nkomezi aracyawukina. Ntabwo akiwukina. Nkomezi umupira yarawuretse. Ubu yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari kumwe n'umuryango we. Ariko umupira w'u Rwanda aracyawukunda. Bivuze ngo rero ni ibyo ngira ngo wenda uwo ni Alex. Abandi n'abandi bakinnyi tuzagenda tuganira ibisanzwe. Buri wese aba afite uburenganzira bwo kugira icyo yavuga. Tuzaganira n'abagenda bavuga kuri kariyeri zabo, aho bakina hanze, byo babamo bisanzwe byose by'umupira. Alex nawe rero afite uburyo abitwara ibintu bye, niyo mpamvu mwumva yari abijyanye muri icyo cyerekezo. Ariko umuntu bita Bienvenue mugenzi, Bienvenue
na Savio mwaje mukanyibwirira amakuru yaho muri gukina ko bihagije nta kindi nshaka muze mutubwire amakuru yaho muri gukina bienvenue kurimo kwitsimbara uracyatinya Fande Rangira cyangwa uracyatinya wa Mateka so ngibyo butumwa bwanyu ndumva ubutumwa nabumiutinze kubera ko nabonye bwari bwinshi cyane kandi rimwe na rimwe umuntu atabona message zihagije nako atabona uburyo bidisturbing abantu ashaka kuzemvita umuntu bita Jidro captain wa equipe y'igihugu tukiganirira akatubwira ibyo muri Ukraine uko bihagaze uko bimeze bakinnyi nka ba Vidic bakina muri za Iraq n'abandi bakinnyi batandukanye bose bagenda tuganira umunsi ku wundi bienvenue bakiri mu Rwanda byo biragoye ko ba joininga bakiri mu Rwanda byo ndabizi ko bigoye bisa nk'ibintu bigoye ariko uko abantu bagenda bava muri kariyeri begera niko barushaho kugenda batinyuka bakavuga ibitari ngombwa Lage ngo nutubwire ibitego watsinze hanyuma dufunge dusezera abantu dufunge studio niwe dufatikanyije studio hanyuma dufunge twiryamire ibindi tuzakomeza ku munsi w'ejo ngo nutubwire ibitego maze gutsinda Lage ibyo birahagije numva ari ibyo butumwa ngiye gusoma ni buke ubundi tukanyanyagira biraba bibaye ibyo ngibyo numva biraba bibaye ibyo umuntu uzajya utukana nzajya yimitamu broker rwose byihuse cyane niyo mpamvu mwabonye ari abantu nagiye nkuraho bamwe na bamwe Lage ngo iki Bwana arinzi mane isabiri wirukanse uhunga Alex Alex ni atari cyane Alex ni atari cyane nibyo navuze navuga ni buri wese buri mukinnyi nzajya mwakira ariko buri wese avuga ibyiwe yagiye ahura nabyo Alex afite ibye Lage afite ibyiwe undi afite ibye n'undi afite ibye ariko iyi ni studio y'abakinnyi nta mufana wapi Lage iyi ni studio y'abakinnyi icya kabiri umukinnyi w'i Kigali biragoye ko twazajya tumuhostinga kubw'inyungu ze nubwo nge yabinsaba cyokora bo nzajya muhostinga ni umukinnyi dushaka kwiganirira bisanzwe tumubaza ubuzima bwe muri kariyeri uburyo arimo aritwara bisanzwe biri izi ntabyo kurasa uko ndabizi Nyarugenge Lage uri Nyarugenge ari moto arimo arakumurira Nyarugenge ushaka kumena umukinnyi hano live bro ugahita umusoreza kariyeri ukabura irangije Lage kabisa nibyo kabisa niyo mpamvu rero wowe ejo ndakubwira ni mu bintu utazatekereza bro mu bintu utazatekereza ntuzatekereze gusubira gukina mu Rwanda Lage uzasubira ugiye gusura inshuti abavandimwe ugiye kurya yawe ugiye kureba igihugu cyiza cyane Imana yahaye abanyarwanda igihugu kirimo isuku umutekano ubuyobozi bwiza igihugu cy'umugisha ariko icyo bita gukina bro Lage wowe byibagiwe Lage mu minsi yanyu murimo kuza imiriro yakwakagaho buri munsi i Kigali Nyarugenge ntabwo yibuka urayibagiwe urayibagiwe madamu mwabaga ni nk'ari madamu mwayatsagaho ngewe mani se kurumva narebe aho madamu niwe wari umeze fo bro iriya studio ariko wakwihamagarira umunyamurenge akaza tukiganirira bisanzwe akatubwira kuri kariyeri
Namunene nde? Alex Fit. Boneri Casemiro. Casemiro bwoba bwiwe shawe. Urabeje agira ubwoba. Umunyabwoba cyane. Aza tubwire ku bitego yatsinze nta kindi. Natubwire ku bitego yatsinze. Wewe namunene wa mbere nawe ngira ubwoba. Azi gukina. Boneri mu cyane. Azi gukina rero ubundi yatsinze igitego biranshimisha cyiza cyane. Igitego cyiza cyane. Igitego imina kabisa aba defense bari kugwirirana. Ubwo ngo bari gutitira ntiyapfa kuza aboneye. Abari gutitira ntiyaza. Umva hata ndi kwibariza. Uyu nyine byafutuka nyine karere muri makuru wa SSZ. Uburyo. Bro nayisezeye. Nayisezeye kariya bitangazamakuru. Kandi kuzakubwira kugera bya football nyine nyine byitangazamakuru zone kuzamo. Oya ntabwo nzongera uvuga amakuru za breaking news za Mundesi hano bakunde ubundi Mundesi kabisa ne bakunde kuri social media zanjye abantu bazajya babibona n'ubundi yaba Twitter yaba Instagram no kuri stati yanjye abafite nimero zanjye ariko ku kijyanye na radio cyangwa televiziyo kereka nintekereza gufungura YouTube channel nkabikiramo imbaraga noneho nkaba nayishyiraho ndacyarimo kubyiga nibikunda nzabitangaza ariko icyo bita mikoro nabiteretse akadomurabiteretse umucyo uzajya bagutumiye uvati ngwino turagutumiye gusa studio yanjye niyi kuko irigara ryanjye ntabwo ari abanyamakuru si abafana si abatoza n'abakinnyi ni hano mbega nizajya mba numva nabaye ibintu byose mbona buze ikintu nkora nzajya nza hano tudumosting abakinnyi twiganirire tugire byinshi tuyage tunazane n'amablage abantu bari kubaza ngo YouTube wabemereye ibitekerezo YouTube channel nzayizana one day ndabiza kuzayizana ndabiza kuzayizana nzayizana to one day nzayizana ariko abakinnyi mu Rwanda bagenda oya nagiye mu kandi ariko kisumbuye kazi ko mu Rwanda k'umunyamakuru kaguhemba 100,000 sindiba nshobora gukora deal y'umukinnyi nkaba namuvanamo 5,000,000 cyangwa 6 sibirahuye radio rubariyo ubwo rero sinisha dore no agent ngira ngiye wese na agent na manager na ngira kabisa uzoe wabyemera ufite abantu benshi byihorera ufite abantu benshi wahehe urabafite abantu benshi Alex reka ndebe ko aboneka azasezera abantu wamubonye uburyo yaje bitameze ni Kikongo wamubonye ni Kikongo anta ntabwo mari nishimye kubera iki atarakumanuye yasoze Alex yarambwiye ko agiye kuba ahuze gataramwe ngo mbe muretse impita mureka naheze ngura mu manuye Alex uba abamaze kukwandikira bangana iki namaze kuguhamagara barambaza iki akababaro nagize sinakagize njyenyine umuntu bita Alex yongera mbere mu cyajya walaye nyambe ninja walaye ngo akababaro yakagize ubu bari kumwandikira bari kumuhamagara n'abataramuhamagara rega nta n'ugapfana ukuri uzicwa n'iki wakuze abantu bari kunyandikira ngo bazakugirira nabi ngo ibintu uri kuvuga bande bakugirira nabi wavuze ndetse none se wereka byawe baba wa taifa nyiri inchi
ntabwo yavuze ibintu by'amarozi. Inshuro ntabwo zingahe yabivuze byamaganye? na Inshuro zingahe nta byamaganye? nta kintu gishoboka simwirirwa mwivuga mwe None se itangazamakuru nta bantu uzi bafungiwe dawa, nta bantu uzi bafungiwe feyi. reka nkubaze ikintu cyoroshye ape ntabwo yirukanye abakinnyi 18 harimo lisite y'abakinnyi ngo bashinjwa amarozi inzoga Yego ese twari twabisohoye hanze yefite ubuhamya bwinshi. Uzi ko umuntu bita Adiri bro, uzi ko Adiri yarebaga umukinnyi agahita amenya ko umukinnyi bamukubise boyge. Mbaho urugero, muzi ko nabizi ariko njye ndabizi. Umuntu bita ni Seti mbere ya match ya Rayon Sport na APR igitego kimwe ni Seti yatsindiye mu Bugesera. Aniseti bro yarabigimbye ararwara ata equilibre, baravuga bati umuntu ntibishoboka bro. Adiri aramufata bagiye kumujyana i Kanombe kumuvuza. Adiri aravuga atoya uyu muntu ndabizi bamukubise icyo bita boyge. Adiri niyo ajya musomera idua, yamusomeye idua Aniseti abamuzima. Match ya Rayon Sport yashyizemo igitego bro mu Bugesera. Adiri nawe yarabizi ibi bintu kandi mbizi nanjye mbizi ko Adiri yarabizi Adiri yatinyaga idawa yararyemeraga njye niko nabibona yarabizi ibitego byabaga no kugira ngo ubyumve cyane. Uzi ko match ya Rayon Sport mwakinnye ku mahoro si Lagase yatsinzemo igitego. iriya match ya bibiri Lage iriya match mwagiye kuri stade mubizi ko muri butsinde bibiri kandi Manzi agomba gutsinda igitego bro. No kugira ngo njye nabimenye ava y'icyumweru kandi mbibwiwe n'umwe mu bantu arambwira ngo Manzi tsera azatsinda igitego kandi cyakufra. Niyo mpamvu abonye Manzi bwa mbere Manzi muri kariyeri nibwo bwa mbere yarahagaze kuri baro ya kufra bro kandi arayitsinda. Aribyo tutavuga reka tubyihorere, aribyo tutavuga ariko mana isi n'ijuru. Adiri yabaga zirezirita Alexi, Adiri yabaga zirezirita bro. gusa bakoze ereri yo kwirukana Nabil uriya razi preparateur yari muzima kabisa. kwirukana Adiri bagasiga Nabil kuko wenda we yari umutoza mukuru ariwe wamwirukanye yirukanye mwene wabo man ariko uriya muja mu bushobozi yari afite imyitozo yakoreshaga abantu nta handi hantu wayibona mu Rwanda. n'abayobozi bacu baramukundaga kabisa. Adiri Nabil ariko Nabil niwe wakoraga ibintu byose. Numvaga muri Nabil kurusha Adiri baramukundaga hafi ya bose kabisa, baramukunda byataye. Adiri yagonganye n'abantu benshi. Jewe njye muntu Nabil yakundaga kwataka cyane, njye muntu twashwanaga cyane ariko bageraga kuri hotel agahita aza mu cyumba kunsaba imbabazi arayaga agira umujinya mubi. None iyo muhuye nawe ugira umujinya bari ibindi bindi ariko ni wa muntu bitabira tubona ko nyina ari umuprofessional bitabirangiriraho. Ese muri Mukura nta bibazo wahuye nabyo yo muri Mukura? Reka nta n'ikibazo na kimwe gusa nsubirayo ntabwo byari bimeze neza n'ubuyobozi bwose bwari bwarahindutse. Abantu banshinja ngo uburyo nagiye muri ape mbese navuye muri Mukura batabishaka nabo muri AS Kigali. muri AS Kigali ho niho hantu navuga ngo uburyo nagezemo sinakina nanjye simbyumva. Nukuri guteze utabyumva Alexi? none se wari wumva nkubwira ngo sinumva ukuntu ntakinya muri ape ntakina wari wumva mbikubwira reka nta muntu n'umwe nta mutoza nshinja ntaki ariko muri Kigali ntiwamenye ibyari. Kubera iki utakinaga? Ninde wayitozaga harya? Ni Eric ninde? Kocha Eric. Kubera iki utakinaga? No mu batoza burangiye nikundiraga. Kuki utakinaga? Anta nibirebire
urabeye muri Kigali ho narumiwe kabisa wakinanaga nande ku mwanya Rodrigue Titi Dani ko numva ari abantu beza ko numva ari abana beza mwakinanagara kuri positimu oya nta bintu by'idawa byari biri nayo nikanze mvuga ni wenda ushaka kuba arakinye kuri post imwe hari bacuye ifati bro ukina ku mwanya umwe nawe ukaba ugiye gukinana na Goliath ku mwanya ukaba ubizi ko icyo bita ari votane kuvote bacuye ifati nabonye muri APR nta handi hantu harimo bacuye ifati none ngenda nabafashe gutya bari kubikora mu maso yanjye gutya ndabafata kandi iragarabizi ko nabafashe n'abatoza najyaga mbibabwira bari kumukorera operation byo kuvuga ngo numvishe amakuru nabafashe gutya ndabafata bari kubikora rero ibyo muri APR byo nta guca ku ruhande ni ibintu niboneye n'amaso yanjye gusa muri APR ntago abayobozi bo hejuru baba babizi oya APR ntago ibibizi bikorwa n'abantu ku giti cyabo abayobozi bo hejuru barabeshwa nta kintu na kimwe baba bazi ku makuru ya ekipe ahubwo abantu babakira amakuru ya ekipe bakurikirana ubuzima bwa buri munsi bwa ekipe bababwira ibyo batagombaga kubabwira ni nayo mpamvu wavuze ngo ese kubera icyo abantu bose bamfataga nka indiscipline ntabwo rero indiscipline man niko abantu bose ariko nawe urabizi ko wavuye muri football abantu bariko bagufata yego na gorira nabaga ndi ikibazo no muri gorira kuko uzi ko ninjibagiye ko washoreje muri gorira hari igihe bamburaga hari igihe ntajyaga mu myitozo kandi bamembera kugira gorira se suzi ko ihembera kugira yego ariko naho hari ibindi nahuriyemo nabyo ntemberaga nabaga mfite go gusiba imyitozo uko nshaka kuko muri kontra yanjye ibyo bintu ntabwo byari birimo ubwo nyine ndabizi n'umucango niwe waziraga umucango ndabizi umucango nge noneho muri gorira ntabwo nafataga prime yanjye nababwiraga muyigabanya abakinnyi nkababwira muyigabanya abakinnyi urikumva ko bari abapeti nta bapeti bakizamuka nta biceri baba bafite ntaki nababwira ngo prime yanjye muyigabanya abakinnyi ariko ntihazamo ibintu by'umucango muyame yose imbumbe nta mucango undi bwatange Alexis twakuzaniye umukinnyi mukuru ngo uzi ko ngo iyo uhakanye ikintu ngo bano bana ngo bahita babibona nabi ngo nabo ngo bagatangira bakiremereza uri ko ubagumuye ngo ubagumuye tuzi ko Gorilla babanje kuma burasari barongera bari imyaka ndabyizi ko ari burasari wambaraga burasari ukina muri Axe ndabyibuka imbere yawe Hezbon yakinaga imbere yawe naje gutakazi barambura neza barambura kandi buri genera guhamagara amazi ni bite ko wataye akazi abantu bavuga ko wataye akazi wananiranye aragataye kubera impamvu nabonaga iyi condition kwanza njyewe umupira ni nkaho nawurekeye muri APR nubwo nasubiye no muri Mukura ariko umupira buriya wari waramvuyemo numva ncakureka ariko se icyabaye ikibazo kuri we muri APR n'abakinnyi bagenzi bawe cyangwa n'abatoza kuko ubuyobozi bwa APR bwo burarengana cyane abayobozi ba APR bo nabere hari imyaka twagiye tubeshwa ibintu byinshi kubera ko umuntu yari akiri mutoya bakubwira ngo kora iki ugahita ugikora vuba vuba bakubwira ngo fata ibi ukabifata nanjye ragana nabifashe ariko iyo myaka nyine yanyemeraga kubifata nari ngifite ifemba yo gukina nari ngifite ifemba yo kuzamuka ibintu byose nari nyikeneye kubikoraho no kubigeraho icyo gihe umutoza yanzaniraga ibintu cya kapitene ekipe akazana ibintu twese tukisiga twarisigaga
ikintu kimbabaza ni uko abantu bose bagenda bava mu mupira batajya bavugisha ukuri umupira wo mu Rwanda ngo abantu bamenye ukuri basi abantu bamenye n'aho bahera bakemura ibibazo kuko ibibazo biri mu mupira ntabwo bishobora gukemurwa umunsi umwe ngo birangire cyangwa umwaka umwe ibiri ni ibintu bigomba gufata igihe ariko bakagira aho bahera bazi ukuri muri kumva nanjye ibyo biboro byose nagiye mbikoraho ariko hari sezo namaze gukina numva ko ngomba gukina kubera ubushobozi bwanjye nta muntu uzansunika ntaki byanga banshyire mu kibuga ni henshi nagiye mbyanga kubera ko nagombaga kuba ndi wenda mu bakinnyi bagiye ekipe yaguze bagomba gukina koca akanshyiramo akarika akanshyiramo atabishaka yumva atabishaka hari amakondisiyo bagiye batuzanira ngo yo kwisiga ibintu kurya ibintu tutazi aho bivuye umuntu akayanga aho ni hahandi uba uvuga ngo umaze gukura nubwo ikipe yanyirukana sinabura iyindi kipe insinyisha uri kumva ubundi njye nabayeho meze nk'ikihebe mu makipe yose kandi mbizi nyine byaravugwaga se nabikubwira mvuga nti wabaye ikihebe wabaye umukinnyi umwe kuri umwe azakubwira ko Alex nta kibazo cye muri ekipe gusa yanga ibintu birimo amanyanga Petrese yabikubwiye hano kuri live yego nta kibazo na kimwe rero n'abayobozi nasubira muri Mukura mva muri Apres ubaye muri Mukura nabyo ibibazo nagize muri ekipe nuko nabwiraga abantu ukuri kwinshi ntibagukunde urabizi ko twagiranye ibibazo n'abitwa ngo basa kindi batazi iby'umupira nimba babaga bavuye he Muzee Sakindi ndamwibutse kabisa Muzee Sakindi ndamwibutse aba hano hirya ujya mu Bugesera urenze kino kiraro cya Nyabarongo Sakindi kuva natangira n'ubwa mbere nari mbonye mu president utazi iby'umupira na gake impamo yavugaga nabi cyangwa no kutamenya umupira no kuganira nawe gutya uhita wumva ko nta by'umupira azi niba rero ushatse kuvuga iby'abayobozi batazi umupira bo ni benshi abatazi umupira bo ni benshi yewe ngaruka muri Mukura naganiriye na perezida Olivier arambwira nicyagiye yaragiye kuba perezida wa Ferwafa sase ntago mfite umwanya ariko tuvugana rekritema tuvugana umushahara ibintu byose bigenda neza ko namusanga yakorera kuri Hyundai ambwira wowe genda uvugane na Sakindi ibintu byose murangizanye Sakindi nabaye nkimugeraho ahita ambwira ariko ngo kubera iki ngo muri groupe y'abayobozi kwa kundi nyine ekipe abayobozi baba bafite groupe yabo bahuriraho kubera iki ngo abayobozi bose ngo bakuvuga neza ngo bavuga ko ngo uri umukinnyi mwiza ngo bavuga ko ngo wari umukinnyi ngo wagiraga discipline muri Mukura bamvugaga neza ambwira buriya ni uburyo twabanye nabo niyo mpamvu bamvuga neza ni byiza turavuganye amafaranga namubwira ibi nibyo perezida Olivier twavuganye ariko tutararangizanya neza ku bijyanye n'umushahara dushobora kongera kuvugana nambwiye ko twavugana tukarangizanya bro yambwiye ibintu ndavuga ngo nimba wumva utabifata ngo ugende ngo ubireke ngo numvishe barakugize umuntu w'igitangaza ngo iki n'iki ngo none se ngo nimba uri igitangaza ngo kubera icyo uvuye muri aperi niko njye mvuyemo kubera impamvu zanjye njye nisabiye kugenda nta muntu witanyirukanye uri kumva ngo nutanadukinira ngo tuzajyana dutoragura abana hari umuhanda ngo baze bakine umupira icyo
ikintu cyarambabaje ngo azatoragura abana mu muhanda ngo baze bakine umupira woze umupira inzira ucamo kugira ngo ube umukinnyi umuntu aba yaguhamagaye umuntu akaguhamagara ngo ngwino twumvikane uzira uba waciyemo ikindi twabonanye nk'inshuro zigera muri 5 tutumvikana tugashwana perezida Olivier akabimenya ase muri gupfite ko ibintu byose nabirangije muri gupfite mane umupira w'amaguru umupira wo shampiyona mu Rwanda ibamo abantu benshi batari abanyamupira nicyo kintu cya mbere cyica umupira wo mu Rwanda abantu abenshi bawurimo sibo bagombye kuba bawurimo ahubwo abantu bagombye kuba bari mu mupira babegezayo ndi kumwe nawe 100% turemeranywa rwose 100% kubera iki ubusana n'abakinyi tuzi baretse kariyeri bashobora kwegeza mu makipe bagiye baba abarigende muri ayo makipe barahari benshi badahabwa akazi kandi babizi ko abantu bari mu mupira batazi iby'umupira kuki badahabwa akazi football yacu irimo amafaranga make nayo make ari marwaniramo n'abantu benshi bro ariko aya make uranabizi nose anta ntabwo twagiye tubaho tumara amezi njye nigeze kumara amezi 5 ntarahembwa ubu waba discipline ukamara amezi 5 utarahembwa ntukorogane wakorogana none se kuki mu Rwanda umuntu abura nibye akitwa discipline kuki usaba umushahara ukitwa discipline harimo ikibazo gikomeye aho ngaho kabisa birebire bashyiremo abanyamupira bareke gufata umuntu wigiye ibindi bintu utarigeze aba mu mupira ngo bamuzane mu mupira abantu wenda ngende hano ngiye kuri live ndabivuga iki n'iki ariko ndabizi ko hano abakinnyi bo mu Rwanda bari kunyandikira ndi kubabona ni benshi ariko ndabizi ko nabo bafite uburyo babivuga babwire batinyuke bavuge kereka bari i Kigali ukiri i Kigali urimo gushaka abari i Kigali bari gushaka ibiryo bari i Kigali bari gushaka ibiryo byo nta kibazo ariko ababishoje bavuye muri kariyeri bazabivuge tubivuge ndabizi nabonye inkuru igihe cyakwanditseho kivuga bimwe warayivuze nimugoroba sinzi niba wayisomye inkuru igihe cyakwanditseho nayibonye wayibonye ikinyamakuru igihe ni ikinyamakuru kinini kirebwa na bose cyumvwa na bose ntugire ngo birabirangirira hariya bro nge nemera ko ibi byinshi njyewe nakubwiye ngo nubwo njyewe ndabizi ko nubwo napfa nubwo nagira gute nkapfa mvuze ukuri naribi niko baraguze ubwo wende kukubwira ngo njyewe ndabyibuka Alexi buri ikintu nshimira Imana nkavuga kabisa nge ntacyo nishinje bro nge natinyukaga kuvuga APR mu mazina nkavuga n'amakosa amwe namwe yakorwaga mu myaka yo hambere nkabivuga nkavuga ninge mbonye to ari kumwe na Celestin mu modoka inyarutarama kandi ejo azasifura amaci zahuza narabivuze mu mazina abantu barankanga bagira gute ariko bro nge nzi neza ko mu Rwanda uvuze ikintu kirimo kuri nyacyo nta kintu na kimwe waba cyokora byakugiraho ingaruka mu kazi kawe kuko buri ikintu cyatumye mva muri Gorilla buriya nigeze kuba media officer wa Gorilla hari audio umuhungu wa equipe ya Gorilla wa Etoile de l'Est yasohoye bita Didier yari umwataka wa Gorilla wa Etoile de l'Est icyo gihe aravuga ngo APR babasabye kwitsindisha umutoza ndetse na bamwe mu bantu bo muri APR icyo iyo audio sinzi niba warayumvishije umupeti bita Didier iriya audio nge nararwaye maze kurwara mara ibyumweru nka 2 ntari mbarakora icyo gihe narwariye ku Muhima ngarutse sanga abantu bose baratinye kuyikina nge nagiye kuri mikoro bro kuri mikoro za radio na TV 10 iryo jwi rya Didier narishyize muri yari ifite iminota 3 ndabyibuka uko Didier yararifasha ryohereza Kanyabugabo aryohereza uwo bita Sidike Gakwavu Sidike
ararimpa. Ni Kanyabugabo warimpaye, ntabwo ari Sidike. Kanyabugabo arimpaye ryari ririmo uburemere, kuko abanyamakuru babiri yarihaye ni Sidike nanjye. Icyo gihe APR acunganwaga na Kiyovu barwanira igikombe. Iryo jwi rya Didier yaravuga ngo batubwiye ngo dutange ibitego, ngo ntimwabonye uburyo bigwishaga, ngo nini na nini. Nararikinye, maze kurikina ndabyibuka ko ndikinye byagize ingaruka ku muntu bita Desailly. Babeshyere Desailly ko ari we warihaye Anta, kuko bari bazi ko Desailly turi inshuti. Kuko icyo gihe ngewe nta muntu wari kuntinyuka. Ninde se wari kuntinyuka muri APR ngo ajye kubimbaza? Kareka nta muntu wari buntinyuka. Icyashobokaga icyo gihe, kuko twasaga nk'abahanganye, banyuraga Ruhinga bakaba bajya kuncomeka mu kazi, batuwa umuntu mu mwirukane, batuwa umuntu nini na nini. Icyo gihe ndabyibuka ko banyuze bahamagaye Haji Mudahiramo, baramubwira bati rero, bati turabizi neza ko Anta ari umukozi wa Gorilla, bati niba ari umukozi wa Gorilla akaba yasohoye biriya bintu akabishyira hanze by'amajwi byo gusebya ikipe yacu, niba mudafatikanyije nawe uwo muntu ntitumukeneye. Nagiye kumva numva baramamagaye muri Gorilla ngo ese ngo wakinyi wakoze ibiki kuri radio? Ese ibi ngo ibintu bya APR wavuze ni ibi? Ndabasobanuriye ngo baraceceka. Ukwezi kurangiye barampemba, bahita bambwira bati turarangizanyije. Nyuma Ruhinga nibwo baciye barambwira bati buri ibintu byakomatanyijwe na APR. Ibiyo byabaye no kuri radio bro, byarabaye. Nge ndahamagarwa mu biro, barambwira bati ibyo bintu bati nini na nini. Ndabwira ni mfite amajwi, nge ndi umwere mfite amajwi. Ibyo bintu byarabaye cyane, byabaye ibintu biribereye cyane. Nabivuze kare kuri radio rwose bamamagaye. Navuze ko nigeze gukora inkuru ya Adiri bro. Adiri Ishyorongi arimo mu minsi ya nyuma arimo gusezera, arimo gutukana. Icyo gihe Lage yaranarize Ishyorongi, icyo gihe Lage yararize, icyo gihe Lage avuga amazina y'abantu, nako Adiri avuga amazina y'abantu barimo guprovoka abakinnyi kugira ngo bagumuke, avuga abakinnyi bari kwitsindisha n'ibiki. Nabwo mu kazi baraza barambwira bati ibi bintu byawe nutabihagarika saa n'isaha uzava hano. Ariko ndavuga nzavuga kama mbaya mpaka bihindutse, mbona APR igiye ku murongo ikora ibintu byiza, igatwara igikombe nta rwaserera, igakina nta firimbi, ibiyo. Niyo mpamvu mubwiye ngo Alexis, ikintu nzi neza mpagaze n'amaguru yanjye abiri bro, ikintu cyose wavuga kirimo kuri, kitarimo uburyarya, kitarimo kubeshya no gusebanya, gifite gihamya, nta muntu n'umwe wagukora bro. Ntacyo byagoye byo kuvuga ngo urapfa uricwa nande se, habaye ikisi, wakoze ikisi, wavuze icyo wavuze baba batayifata avuze n'ikizi. Hanyuma sibyo twavuze icyo gihe ngewe mbivuga. Nyuma yaho n'abantu bafunzwe, nta bantu bafunzwe bagiye muri gereza, ntabo tuzi. Nonese hanyuma byagenze gute se? Ubundi reka nkubwire, uvuze Eto nibuka ibintu byinshi. Eto yaje mu ikipe atazi, navuga ko atayizi. Eto yakoresheje izina rya APR nabi. We bamuhaye ubushobozi, ariko ubushobozi bamuhaye ntabwo ariko yabukoresheje. We yashatse gukoresha izina rya APR uburyo butari bwo. Ni izina rikomeye man, ni izina rikomeye, byaciyemo abantu bakomeye, ariko uburyo ubushobozi bamuhaye ntabwo yakoreshe, ntabwo ariko ibyo yagomba gukora siko yabikoze. Man uriya mujama ntabwo ari ukumuvuga nabi, kuko n'ubundi byose itangazamakuru ryari yanabivuyemo iby'umupira kabisa, ariko ntabwo ari umunyamupira. Gwiki ntabwo ari umunyamupira. Gute uzi ko Eto twakinanye muri Esperance bro? Uzi ko Eto twabanye za Speje? Eto nge wize kuri Speje? Abo nize, ariko twahuraga na za Speje tari muri za Speje. Uzi ko mu rugo ari Rwamagana. Eto yakinye kuri Speje mureba gutya ndi umwana nkikiga primaire. Urikumva yaratakaga ku 9, yakinaga ku 9. Eto naramubonye. Eto yakinye mu cyiciro cya gatatu, yarakinaga kabisa, yarakinaga. Impamvu rero mubwira ko atari umupira,
umunyamupira hari ibintu byinshi yagiye akora bigaragaza ko atari umunyamupira. Mm. Nk'umuntu ushaka ko ikipe itera imbere hari ibintu byinshi yagiye akora. Ni gute umuntu ushaka kugura abakinnyi ukagura abakinnyi hafi 20 warangiza ukavuga ngo uramwaka nzirukanamo bangahe kugira ngo bagende hinjira abandi kugira ngo amafaranga aboneke? Ibyo bintu bibaho. Umva ari atarira iki kintu ntabwo nari nkizi kuri Eto kabisa. Pichichi ndashaka kuzamutumira Pichichi aze, ndashaka kuzamushyira live hano na waze murase ahari tuvugane nawe. Eto ndarahiye ntabwo ashaka kuza live. Urabe kubera igeze erega umuntu uza live ni umuntu utishinja ikintu nkanje. Nta kintu nishinja mu mupira, nta muntu nagiriye nabi. Ukuri ndi kukuvuga kugira abantu bamenye ukuri. Ndashaka kuzanatumira Mukabutera Andrew Claudio. Buriya Claudio afite ubuhamya buremereye bwinshi cyane. Madamu Butera Claudio wase ndashaka kuzamutumira kabisa. Bana Butera ntabwo nuko wenda Butera ari umuntu nawe ajya kumera nkanjye ubundi kugira ngo avuge. Butera buriya nawe iyo yavuze ari kuri imiriro. Claudio wase ni Mukamangwende. Claudio wase ni Mukamangwende. Mukabutera yitwa nde harya ndamwibagiye izina ryiwe. Nibeshye yego. Ntabwo Eto yaza live ibyo byibagiwe. Ariko Alex nubwo Eto hari ibyo umuntu yavuga ngo yagiye akora bimwe na bimwe bitari byiza, ariko hari n'ibyiza yagiye akora byemere. Ntabwo byabura. Eto niyo njyewe sinzi neza gusa nubwo hari igihe bavugaga ngo abangongo n'uyu wabaguze, ariko njye ndabizi ko ari Eto watuguze. Azi kurokirita burya agira ijisho ryo burya agira ijisho. Burazi kugura abakinnyi yari yaguze. Nta n'umuntu wigeze agura abakinnyi beza nka Eto. Ego nanjye icyo ndacyemera, njye sinzi guheza inguni. Buriya Eto afite amayerere menshi twagiye tugungana pe. Twaragunganya Alex mpaka Eto ashaka ibintu byose bishoboka kugira ngo anyirukanishe pe, biranga. Ariko ikintu iyo umuntu akora ikintu cyiza bro nacyo ndacyapresi. Eto azi kugura abakinnyi, agira ijisho ryo kugura bro. Icyo kintu gimuzi yaciye mu mupira, ntabwo yakinye umupira biri professional, ariko yawukiyemo gato. Ego cyo ndacyemera rwose nk'ukuri. Ariko nyine hari ubushobozi bashaka kuba baramuhaye batagombaga kumuha. Nimba ari ukugura abakinnyi byari kurangiriraho. Eto yategekaga umutoza Adiri yari of course yari umukiriya we, ariko Eto yategekaga umutoza. Eto ngo hari n'igihe muhamagaraga kuri phone akamutuka nk'umwana man. Kandi njye mbizi ko hari remplacement Eto yakoraga kuri telefone. Njye mbizi ko hari remplacement yakoraga kuri telefone. Nta muntu uzagurira apera abakinnyi beza nk'abo Eto yari yaguze. Eto yari afite ijisho kuko Eto niwe wazanye bakora selection y'abanyarwanda, niwe wazanye ba Ruboneka, niwe cyo ko yari yaguze ikipe nziza. Iriya kipe yanyu yari umuriro. Iriya kipe yanyu yari umuriro. Burangiye we Eto aretse utundi two ku ruhande twa tuntu twiwe tutari twiza bro. Eto akigira ku cyo bita ijisho ry'umukinnyi, yicariye umukinnyi akavuga ngiye kureba umukinnyi. Ahubwo icyo kintu uvuze nanjye ndacyemera. Umuntu wese wakinnye bro nawe ushobora kwibeshya ku mukinnyi n'ibishoboka. Eto yarakosheje amakosa. Nta n'umuntu utagira ikosa, natwe tuba dufite amakosa. Ariko Eto ikipe ishaka kuzana abakinnyi beza izamuye Eto bamuha ako kazi abagurira abakinnyi, ariko nyuma yaho bahite bamubwira akazi kararangiye. Ikindi gihe nibashaka abakinnyi bamubaze ariko atinjira mu buzima bwa ekipe cyane. Yego naho ibyo byo ebana. Eto icyambere ngiye yamamagaye tudasanzwe tuvugana. Yararebaga shampiyona y'u Rwanda ndi muri mukuru, ariko ntabwo ngiye Eto twari dusanzwe tuvugana, nta n'ikindi kintu twapangaga. Yaramamagaye Alex uri hehe iki n'iki, ndi Burayi
ndashaka kuza next week, ndashaka kuza mu Rwanda, turashaka kubonana, ntiyagira ahantu sinya iki n'iki, ariko njyewe yagiye ambwira kuko njyewe buriya guhindura ikipe cyane, naje muri APR ariko numvaga nshaka kugura muri Mukura cyane, kuko njyewe nzi ingaruka zagiye zimbaho mu guhindura ikipe cyane. Guhindura ikipe cyane nicyo kintu cya mbere cyica umukinnyi. Urumva barampamagaye gutyo na gutyo, nambwira nta kipe nzasinyira, ndategereje, na n'ubu ndacyategereje. Bro, buri munsi yaraguhamagaraga nk'umuntu ukeneye umukinnyi nyine, atari bya bindi abantu usanga wenda umuntu ari perezida wa ekipe akakubwira ibintu ukahita wumva ko atari umunyamupira, wumva ntazi n'abakinnyi, ariko leta zikudiringa n'abakinnyi. Ruhande iki n'iki yagiye akoresha izina rya ekipe ku buryo butari bwo, ariko ni wa muntu ushaka kugenda akadiringa n'umukinnyi ukomeye wo mu kindi gihugu akanamuzana. Uzi ko buriya APR yafunzwe bamaze kuvugana na Pacome Zouzoua, uriya wagiye muri Yanga, uriya mutipe muri Nyakote d'Ivoire uri muri Yanga, yamaze kuvugana na Yao kuri kabiri w'Umunyakote d'Ivoire. Buriya Eto yafunzwe yamaze kurambagiriza APR abakinnyi beza bro, nabimenye nyuma. Umunyamugeto pe yari yamaze kuzana wa mutoza bita Steven watozaga Simba, uteye ubwoba bro. Ndavuga uyu mujama ararenze kabisa. Usibye ibyo bintu bigiye byama, nanjye ikintu nanga nuko ajya mu ibintu bita ifirimbi, mu kintu bita inazi, mu kintu bita gutegura adversaire. Burya bigiye mu bintu byose umupira aba yawuzonze. Buriya nanjye nicyo nangaga, nicyo twapfaga pe. Njyewe hejuru ikintu abantu bagiye bakoresha izina rya ekipe nabi, nimba ari ikipe ya mbere iba ku murongo mu makipe yose naciyemo ni APR. APR hari ukuntu ibintu byabo byose biba biteguye neza, ukabona nyine ni ikipe iri professional. Abandi bantu bashinzwe ubuzima bwa ekipe bwa buri munsi nibo barishe neza. Uzicomeka zibayo, iyo bajyanye amakuru hejuru ni ugucomeka gusa, bagaragaza ibitagenda, bagaragaza aho bashaka gukuramo kugira binjizamo abandi kugira bagire ekipe. Buri ikipe kugira ngo ikipe ibe ikipe ikomeye ni uko abakinnyi barambana, bamarana igihe. Ntabwo ushaka kumugura sezi imwe ngo uvuge ngo uzamubonamo umusaruro ushaka, cyangwa se hari n'igihe uteganya ko iyo sezo azaba atari adapta neza ikindi yego, ariko sezo nibura turabona umukinnyi baramusinyisha bakamusinyisha imyaka 5, kuko bazi ko umukinnyi ashobora kuza mu myaka 2 wenda ntibigende neza, iyindi nta kuntu wamara mu ikipe, nta kuntu wamara imyaka 5 muri ekipe utaramenyera hanta, ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho kabisa. Ibintu byose iba yarabaye nka famiye ekipe. Rero abantu bicare bige bemera icyaha, ni ibintu byinshi birimo, hari amakosa menshi ari mu mupira. Sinzi wa mugane wawe bizatwara igihe, ntabwo bizapfa koroha, simbibona vuba ngaha, ariko uko abantu bazagenda babivuga hari igihe nanjye nemera ko igihe runaka umunsi ubuyobozi bwicaye bukavuga buti umupira turashaka kuwutereka ku murongo, ni amasegonda, nubwo bizatwara ukwezi, uzahita bumenya aho bipfira ari aha n'aha. Na Rayon Sports nizo zigomba kuba seriye bwa mbere kugira ngo n'andi makipe afatireho, nibo bagomba kuba icyitegererezo kabisa. Kuko nimba muvuga kubera iki mukunda mu Rwanda mukunda kuvuga shampiyona ya Tanzania cyane, suko yateye imbere cyane, ntabwo mbere mwayivugaga cyane nubwo mwayihaga iminota myinshi. Oya match yo ku cyumweru binkundiye nayireba Simba izakina buri iki cyumweru n'Abarabu, ngomba kuba ndi uwanja Mukapa nagendetse. N'andi makipe ya Tanzania agenda yubaka kubera ko Simba na Yanga hari level zimaze kugeraho.
kweko utarebe n'Mbappe rihembye umukinnyi wenda tuvuge $5 n'andi makipe umushahara tuzamuka bitewe nuko hari urwego abakinnyi baje mu gihugu, hari urundi rwego bafite. Rero umupira nuko wubakwa cyane cyane cyane, ariko ntago amakipe ari afite amakosa yonyine. Amakipe afite amakosa, amakipe arimo abantu batazi iby'umupira, abatoza ntabwo bari ku rwego. nanjye kimwe mu bintu turwaye gikomeye nzi nanjye nuko abatoza bari muri shampiyona y'u Rwanda batari kuri calibre yo kuba batoza abakinnyi ngo babazamurire urwego. Bro, harimo ikibazo gikomeye cyane. Wambaje ngo kubera iki ngo muri AS Kigali ngo ibyanjye byagenze bite? Nose reka njyewe kuva nagera muri AS Kigali, ayandi hantu nagiye nca hose ayandi makipe yose nagiye ncamo yose, natozwaga n'abatoza bakoresha uburozi gusa. Nta kintu na kizima bigeze banyongera muri kariyeri yanjye. Narigeze muri AS Kigali ngomba kwiga, kuko ni ikipe yatozaga n'umutoza wenda ushaka kugira icyo akongerera. Eric Nshimiyimana. Uri kumva? Ni nko kuvuga ngo nari ntangiye urundi rugendo. Uri kumva? Kuko Eric ni wa mu batoza njye nabonye b'Abanyarwanda. Ari mu batoza bashobora, nuko wenda we nawe yakundaga kugirana ibibazo n'abakinnyi, noneho hari n'ukuntu ateye ubona abakinnyi batamwisanzuraho, bigatuma nyine utaza ngo mugire nk'umujama nyine, kwa kundi umutoza aba ari nk'umujama wawe, ukamwivamo ukamuganiriza ibintu byose, ukaba wanamubwira we aba ari gupfira, cyangwa se niyo defo buriya Eric agira, ariko gutoza nta mutoza w'Umunyarwanda umurusha. Abakinnyi bajya bavuga ko ari muzima Eric kabisa. Abakinnyi bavuga ko Eric azi gutoza kabisa. Yewe naboneye ko Eric azi gutoza. Mvuye muri AS Kigali ngiye muri Mukura, hari ibintu ubona ko njye nakunze gukina mu makipe atagira ibintu bya tactique cyane, kubera ugasanga wenda umutoza ntago yizerera mu bindi bintu, ntabwo ibintu bya tactique byinjiramo cyane, ariko Eric arayizi. Kugera rero Eric ibintu Eric yajyaga ambwira, hari ibintu yajyaga ambwira, ariko kubera ko ntawe n'abatoza benshi babinyereka, nabyumva ugasanga ni bishya ari untoza. Hari ingingo nawe buriya ni muzima. Usibye n'Indera, ndahamya ko nta mutoza umurusha mu Rwanda gutoza. Baya niwe wa mbere, Baya azi gutoza, hari ingingo kabisa. Icyo bita gutoza yagiye atoza, nta mutoza mu Rwanda umurusha gutoza. Perezida yakwanga ariko azi gutoza kabisa n'ibyo. Kandi we agira no kantu ko kumenya kubana n'abakinnyi, groupe ye aba ari sawa. Hari ukuntu nyine we abana n'abakinnyi nk'umujama nyine, ukabona nta kibazo cyane 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 cyane. naho ubundi hari umukinnyi muje agahinda, nshaka kuzatumira rimwe one day, yitwa Jacques Tuyisenge. Bro, ushaka kwemera ko Jacques yavuye muri APR arira, akajya arira rimwe na rimwe kandi ari kapiteni? Harya ni mwabanyemo? Jacques yaje muri APR ngiye mvuyemo, ariko Jacques numvaga biri kumubaho byajyaga gusa n'ibyanjye. Jacques nawe ntabwo yisanze muri ya groupe nakubwiraga. Ubona Jacques umukinnyi mukuru, hari ibintu wamujyanamo ntagende. Ubundi biriya bintu bijyanwamo n'abakinnyi b'umwana mbwira ngo ca hano nawe akagenda. Ariko njye nagiye muri APR maze gukina sezo 10, ntabwo rero wari kumbwira ngo kora bino ngo mbikore, kuko bariya bose nabarushaga sezo. Nari maze gukura, nari maze kumenya icyo nshaka, nari maze kumenya ko kugira ngo ukine neza ugomba gukora cyane, ugomba gukora imyitozo ku giti cyawe n'iya ekipe.
rero nta kintu waza mumbeshe. Jacques rero nibyo bibazo yagize, ariko kubera ko abantu batazi iby'umupira ngo Jacques ngo yararangiye ngo umupira waramunaniye cyakora iki. Jacques ari mu bakinnyi batatswe barenganyijwe. Jacques bro, Jacques twamucaniriyeho umuriro, twamubyukiragaho tukamuraraho tumwataka. Jacques ni umuswa byamuna, kandi yageramo koko akawubura, yageragamo akayibura baro mu kibuga. Umeze neza, ufite ibintu byinshi mu mutwe, umeze nk'uwasaze. Mane, hari ikintu cya mbere kibabaza, nimba ikintu utangira ufite imyaka 7, 8 uri umwana, gitandukanye n'ibindi bintu ushobora kujya mukuze. Sugira byamugizeho ingaruka bro. Sugira nibutse Sugira bro, Sugira yagize ikibazo gikomeye ku buryo Sugira kuva yagira nibazo nadiri Sugira niyongeye gukina mani. Uremera ko abakinnyi benshi bo mu Rwanda bafite depression? Siyo mpamvu Dani Usengimana wumvishe yavuze ngo azashyiraho ikigo cya kansara cyo kugira ngo afashe abakinnyi bakina muri shampiyona y'u Rwanda. Iyo turi kuganira gutya bitari kuri kamera turabivugana byose, turabivuga. Oga depression nanjye kabisa ngabo akakubwira uko yiyumva, akakubwira uburyo yananiwe kwakira ukuntu yaretse umupira, ukaganira kuri shampiyona yacu, ukumva nyine abantu bagiye bahura n'ibibazo byinshi, ahubwo babuze ahantu babivugira. Rero n'abantu uvuga ukuri, aho kugira bumve ukuri kurimo, bakajya kuguconganisha ukundi kugira ngo abantu bagufate ukundi. Ego. Kandi nta muntu none se nimba nkubwira ngo njye navuye mu mupira, nta muntu usibye ibyo bintu wenda by'amanyanga agenda aba mu mupira, ariko nta wundi muntu njye ngirana nawe ikibazo njyewe nahanze. Ubwo njye ndi umuntu ukunda kwibera mu buzima muri private, nta muntu njye ngirana nawe ibibazo. Ubona wagira ukuri kwinshi, ubona wazira ukuri inze wijyanye ko abo Jabiri nawe ejo bundi bahise bamusazisha. uyu nawe agira ukuri kwinshi, buriya arakuzira cyane. Ubu nawe baramusazisha garashaje. Ndashaje. Bro Jabiri nawe ari mu bantu batatswe ku rwego rurenze izina ry'Imana, rurenze. Reka ngubwire utaragira icyo uvuga. Jabiri aramukunze. Jabiri yigeze kumbwira ikintu turi muri match hagati, numva ndamukunze, n'andi makosa yagiye abaho turi muri APR n'ibiki byose nahise nyamuhabarira kuko numvishe afite akantu k'ubumuntu mama. Jabiri twari turi gukina match n'ikipe yitwa Ulinzi yo muri Kenya. Muri nuza muri cya gikombe mujya mwitabira muri military game. Kandi turi gukina yari mita ya mbere, hari hashize nk'iminota 30. Naye muri match ubona ko mu bakinnyi bari muri mediane ari njye ndi hejuru kuko noneho sinzi nimba kumesha ningari ibyo, ariko ashaka umjama kabisa nahise numva bundi niho natangiye kwangira umupira muri Kenya. Jama yaraje arambwira ngo muri match kwa kundi muba muri gukina muri abakaseri babiri, umuntu arambwira ngo se ngo kubera icyo muri gudukinisha nayo, kubera ko ari ukuntu ujya kwa kabaro iyo muri gukina muri abakaseri babiri, abadefenseri bakaba wenda ari we bacishaho baro cyane, wenda umva Jabiri ari kudukina imbere, kwa turi gukina abakaseri babiri ariko Jabiri ari kudukina imbere. Jabos akiri Jabos sha. None ngiye baro nishi nafataga nagiye cyari muzima. Waravuye i Kigali baravuze ko washizemo ngo agasukari kashizemo. Niyo mpamvu nabakwepye ariko ndi mutara. Yego Alexi. Ukumva baro nyinshi nafataga nazikinishaga Jabiri cyangwa zikinisha no mu mpande. Kandi iyo niyo baro umumediateri si laterale, umumediateri ni baricamo hagati ntibazakubeshye. Sinemera
umediateri ukinisha iburyo n'ibumoso wose umediateri. oya izo situation zose zibaho mu kibuga. None se Mhm. wibaza ko uzi ko hari baro ukina remise ikaba yatuma mugera imbere vuba, urabizi? Ego. Kandi wenda ushobora no guhindukira iki, ariko ushobora gukina remise umuntu uri kureba hano inyuma agakina agatuma mugera imbere vuba vuba. Kabisa kabisa. Sosi yadushinjije yahe makosa ko ntari imari. Oya ntacyo yigeze avuga kabisa, nta muntu yigeze avuga izina. Amakosa ntabwo yabura. Ariko nta muntu wavuze izina. Muri iyo match akubwira gute se? Muri iyo match yakubwiye gute? Urumva uwo muntu twari turi gukina turi abakaseri babiri. Ahise mumenya nk'umuvuga. Ntabwo muvuga icyo wamumenye. Arambwiye ngo kubera iki uri kudukinisha nabi. Wowe nande se ndi gukinisha nabi. Nguri kudukinisha nabi ngo ntabwo uri kumpasa. Ngibiki n'ibiki ngo baro zose muri kuzicisha ahandi ngo njye ntabwo ushaka kumpasa. None ese zo wafashe ugakina njye ko ntakubwiye ko utari kunyinisha. Jabiri yahise azaramwe. Urumva Jabiri we baranakinanye muri Reyo aramuzi neza. Yari asanzwe amuzi uburyo intimida abandi muri match kugira ngo bate concentration abari kuguma muri match. Kumbe njye ntabwo nari nzi ko ashaka ko ntakaza concentration we agume muri match ari hejuru yanjye. Jabiri yaraje aranyegera nimba bari bagiye kurengura nimba sinzi akantu kari kabayeho. Jabiri araza aranyegera arambwira niwe muntu uri kudukinisha, niwumva ibyo ari kukubwira urava muri match kuko ntabwo birangiriye hano mu kanya araza yongera gukoroge mu mutwe. Bosi n'umutoza abakinnyi bose bavuga ko Jabiri ashatse yazareka gukina agatoza bose baramwemera Jabiri. Ibintu abakinnyi bamuvugaho ndahamya 100% ko yaba umutoza ukomeye. Se uzaba umutoza Jabiri, uzaba umutoza ibindi bireke. Ni vuba mu minsi umukinnyi mukuru nahise numva icyo ashaka kumbwira. Ntabwo yagiye mu bintu byinshi cyane ariko yarambwiye ari gushaka kutakaza concentration. We komera mu mutwe umenye icyo uri gukora, uri gukina neza, umaze iminsi ari wowe uri kudukinisha neza, wowe kina umupira wawe umureke. Nahise nsara cyane ariko urakazunguza. Wanavuye pfiri ufite performance nziza muri military. N'amafoto ndabyibuka ko amafoto yasohokaga wabaga uriho kabisa uri on top. Ariko nyuma y'icyo gihe wahise mu buzima bwanjye ntabwo natekerezaga ko umukinnyi mukina mu ikipe imwe ashaka kuguca intege. Ariko ibyo bintu nzi ko ari ibintu bibaho ku isi hose Jabos. Nzi ko ari ibintu bibaho. Kuba umukinnyi mwakina kuri post imwe bibaho cyane. We ntabwo urabona uzi ko Aziziki atajya asuzanya na Chama buriya badapfa gusuzanya. Uzi